Abacuruzi none wongeye mwera ikaze. Muri ino video y'uyu munsi tugiye kureba hamwe ukuntu wagura ukanagurisha ku rubuga rwa Facebook Marketplace. Ese waba wari uzi ko ushobora kugurisha ikintu ku rubuga rwa YouTube ndetse rwa Facebook ese ukaba wanakiguriraho? Muri ino video tugiye kurebera hamwe intambwe ku yindi ukuntu wagura ukanagurisha ku rubuga rwa YouTube Facebook Marketplace. Biroroshye cyane, yaba ntacyo bigutwaye kanda subscribe. Hari kenshi usanga ufite ikintu utagishaka gukoresha ariko wibaza kuntu wakigurisha. Rero ibintu byaroroshye, ugomba kujyana n'ikoranabuhanga. Ngiye kwereka ukuntu ugomba kugura ukanagurisha ikintu utagikeneye ku rubuga rwa Facebook kandi ukoreshe telefoni yawe. Mwaye ikaze, mbere na mbere kanda subscribe. Ikintu cya mbere usabwa no kuba ufite Facebook account. Ndabizi ko muri mwese mufite Facebook, kenshi mwese mukoresha Facebook ariko mutazi ko ari ikirombe cyangwa Facebook yakubera isoko ukajya uguraho ukanagurisha wiberewe iwawe. Ushobora kuba uri umworozi w'inkoko, izo nkoko ushobora kuzigurisha ku rubuga rwa Facebook kandi byoroshye cyane wibereye iwawe ndetse utanavuye aho ukabasha kubona abakiriya. Kadutangire intambwe ku yindi. Niba uri mushya kanda subscribe, mwibutsa ko ari ishyaka Ashile mugiye kubana muri ino video y'uyu munsi. Urabona ko hano dufite Facebook right, tugiye kuyifungura. Nawe Facebook yose ufite muri telefone yawe niyo urakoresha, urayifungura gutya. Mbikoze nkusaba kureba video yose kugeza irangiye kandi intambwe ku yindi kugira ngo ubashe gusobanukirwa ukuntu wagura ukanagurisha kuri Facebook Market, ikirombe cy'amafaranga. Iri ni isoko guys. Numara gufungura Facebook yawe nta kindi uzakora, nta kindi uzaza ukande kuri kano kantu ubona hano, aka kantu benshi mukunze kukabona ko nimumenye se kano kantu kamaze iki. Niyo mpamvu ngiye kwereka ko uyu munsi ni waraje hano ugiye kujya umenya amasomo menshi kandi y'ikoranabuhanga kandi yakwinjiriza amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Numara kukabona gutya uzaza ugakandeho. Benshi mwe mugafite ariko mutazi ko icyo gakora. Urabona ko duhingutse kuri Marketplace. Iri ni isoko ugendera muri telefone yawe utarubizi. Waba uri umucuruzi, waba uri umworozi ushaka kugurisha amatungo cyangwa bari ikindi ukeneye kuri urubuga guys, ndagira ngo urebe ino video yose step by step. Tukirunguka urabona ko hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Wara hari Sony igurishwa 400, hari laptop igurishwa 1090 nkuko ubibona hano. Nawe rero ngiye kwereka ukuntu wagurishaho ibikorwa byawe ukeneye cyangwa ufite utagikeneye kuri urubuga rwa Facebook. Urabona ko buri kintu cyose yaba ari inkweto, nk'urugero ushaka kuzana muri search kwandikamo wenda ukeneye wenda inkweto, sibyo? Urugero inkweto gutya ukabisacinga gutya, urabona ko zizahita zizana ko hari inkweto nyinshi zigiye zitandukanye. Rero nawe ngiye kwerekaho ukuntu wagurisha kandi utavuye iwawe mu buryo bworoshye cyane. Reka dutangiye. Niba uri mushya ndagusabye kanda subscribe, like ndetse na comment, ubundi dukomeze turebere hamwe. Urabona ko icyo wifuza cyose kiba kiri kuri runo rubuga. Urabona twashyizemo inkweto, ushobora wenda gushaka none wenda matora n'urugero. Nabyo kambibereke. Urabona ko nazo ziriho. Ese wowe ni gute wagurisha kuri rubuga? Ndagusabye kandi subscribe ubone nkwereke kuntu tugiye kugurisha kuri rubuga rwa Facebook Place. Wow, it's great. Mbo kadusubira inyuma maze nkwereke. Ukimara kujya kuno rubuga urabona ko hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko twebwe tugiye gushaka kugurishiriza. Nta kindi wowe uzakora, uzaza ukande hano hantu handitse sell. Urabona sell, ubwo ni kugura. Ndabizi mwese murabizi, sorry. Mbo numara kuza gukana ndetse sell gutya, hangana no tugiye kugurisha ikintu cyacu runaka. Ahambere uzagera, ahambere uzashyiramo category aha y'igicuruzwa ushaka kugurisha. Wenda ushaka gukandaho gutya, ushaka kwishyiraho cyangwa nubishyireho. Urabona ko hano uburyo bwinshi bugiye butandukanye. Ubona classic, ibintu by'inkweto n'ibiki. Wenda twe tuvuga ko tugiye kugurisha wenda iki, wenda n'urugero
wenda intebe sibyo furniture uzakandaho gutya numara kuhakanda unoze ariko bino kenshi nushaka wanabireka umwereke kuntu ushaka wanabireka ntago aba ari ngombwa kenshi gusa none byaba bigize ko bahita bishyira muri kategori ariko utabikeneye nabwo wabireka akamwereke akabwereka tubireke sibyo hano zakubaza ikintu ugurisha nande ubwo kuntu ugurisha wenda ihene ni urugero ihene hano bakubaze igiciro mu madolari wenda ushyire bari 100 cyangwa 180 ushyira amadolari wenda 80 n'urugero hano ushyireho ahantu uherereye wenda ngemerereye muri Kigali cyenda Kanombe sibyo mbona umara gushyira nuze usobanure cya kicuruzwa cyawe wenda ndagurisha ihene nziza ibyara abana batatu niba uyikeneye wamamagara hano ugahita ushyiramo wenda nomero yawe 07 wenda 24 22 6 cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp nukuvuga ngo hano abantu uzandika usobanura cya gicuruzwa cyawe ndetse unabwira abantu uko babibona muri make detail yabyo ndashaka wenda 80 sibyo gutya Rwanda and France gutya ubwo uraramaje gusobanura cya gicuruzwa cyawe noneho uzamanuka hano hasi umanuke kuri kano kantu kanditse ahangaha handitseho add photo hano uzaba ugiye gushyiraho iyi foto ya cya gicuruzwa ushaka kugurisha ubwo nukuvuga ngo uzaba wagifotoye numara kugifotora rero wowe nicyo uzaza ukandi hano ugiye ufite amafoto ya cya gicuruzwa neza uze hano handitse mu gihe wagifotoye ariko utagifotoye hano ushobora kuza ugakanda hano ha kabiri ugahita ufata amafoto ako kanya wenda twe tuvuga ko dufite aya mafoto muri telefoni yacu uzaza uyikanda hano kuri upload photo uzahita uyungukira mu bintu ufite kuri telefoni cyangwa kuri galeri ya telefoni yawe numara rero uzaba foto y'icya gicuruzwa cyawe ushaka kugurisha niba rene cyangwa telefoni cyangwa ari matora buri kintu cyose ushaka kugurisha uzaza ugikande iyo foto angize ukanda handitse add done tegerezo gatoya guys musaba ukanda subscribe like ndetse na comment rero numara gushyira amafoto uzashyira amafoto menshi agiye atandukanye nk'ubu nago ngenda nabishyizemo ushaka uzaza wongera ukande gutya wongere wandige handi bitewe n'amafoto wowe wagiye ufata n'urugero ukandi dane gutya ngende kubereka nge nacyo nshaka kugurisha wende kwereka wowe mucuruzi ushaka kugurisha kuri rubuga rwa Facebook rero nurangiza gutya nakinde uzakora guys uzaza kanzamure uzaza ukande hano handitse publish wakande gutya numara kwakanda utegerezeho gatoya bitewe na connection uri gukoresha musaba ukanda subscribe like ndetse na comment niba nanone hari video cyangwa hari ikintu wifuza kumenya utaruzi unyandikire muri comment nzakigusubiza ukimara kugera hano uzasangamo ama page cyangwa ama group agiye atandukanye kwanga ikintu cyose ugurisha kuri rubuga buri wese abasha kukibona yaba ari muri Amerika yaba aho yaba ari hose kwisi uzagenda bwo tuno tuntu twose dukanda no nama group nyine abantu baragiye bakreatinga agura akanagurisha ahita bari kuyirekomandinga then ukagenda uyakandaho gutya yose none urangije kuyakandaho urazwa kananditse share ubwo nukuvuga ngo ibintu byawe use ubishyira ku rubuga rwa Facebook buri muntu wese yemerewe kuza kubibona ndagushimiye twabanye muri video niba nacyo bigutwaye kanda subscribe kandi ubona ko ino video hari uwo yafasha mugenzi wawe please kanda share tuzingitana umutaha yari Idi Amin yakaba ari studio cyane igiye kugezaho ibintu byinshi bijyanye n'ikoranabuhanga ciao tuzingitane ubutaha